murakoze cyane muratangira mutwibwira. Okay, murakoze nitwa Tegekimana Jean de Dieu. Nkaba ndi umwe mu bakaraza bavuza ingoma hano kuri Paruwasi Regina Pacis. Hano kuri Regina Pacis waje kwa iki, uri umukristo nawe cyangwa waje mu kazi gusa? Bo ndi umukristo kandi none nkaba n'umwe mu bakaraza b'abakristo ba Paruwasi. Hanyuma rero turi hano uyu munsi, rero umunsi udasanzwe kuri wowe, ni gute ari umunsi udasanzwe? Ni umunsi udasanzwe kubera ko dufite ibyishimo byinshi, aho guverinoma yacu yaduhaye ubwisanzure bw'uko twakongera tugasubira mu buryo bwo kuza gushima Imana ndetse no gukomeza gusenga duhashya icyago cya COVID-19. Tukaba dushishikariza rero na buri muntu wese ko gukomeza kwirinda ndetse no gukomeza kubana na bagenzi bacu twirinda iki cyorezo cya COVID-19. ngira ngo mbaheretse n'urugero, ahangaha uko tuvuza ingoma twashyizemo metero na bagenzi bacu, twirinze kuramukanya nubwo twari dukumburanye, ariko twagerageje ibishoboka byose kugira ngo duhashye kino cyago kandi dukomeze kwirinda dukoresheje ndetse na sanitizer. Dufite n'uburenganzira abayobozi bacu baduhaye bwo kugira ngo dukomeze kwirinda, tutongeye gukomeza guhoberana, ndetse tunashishikariza na bagenzi bacu ndetse n'abandi bose badukurikiye kugira ngo babashe gukomeza kwirinda kino cyorezo bakoresha uburyo bwo kwirinda ndetse bakoresha n'uburyo bwo gufatanya na bagenzi babo kugira ngo iki cyorezo tugihashye gicike. Hanyuma tubwire imbamutima zawe, akanyamuneza ufite kuba wongeye kugaruka ku rusengero nyuma y'igihe kitari gito, amezi hafi 4 yose utagera ku rusengero, utaza ngo wumve ijambo ry'Imana hano, akanyamuneza ufite n'akaye gatubwire. Yego nibyo, mfite akanyamuneza kuko ntabwo naherukaga kugera hano kuri Paruwasi Regina Pacis ndetse na bagenzi banjye. Dufite ibyishimo byinshi, twari tuhakumbuye, twari dukumburanye na bagenzi bacu, ariko intera twashyizemo ni tugaragariza yuko mu by'ukuri twahuraga dufite ibyishimo byo kugira dukomeze dufatanye, dukomeze tugirane ubumwe, ariko ubu noneho twashyizemo metero kandi twirinze kuramukanya, noneho kandi dufite n'ibyishimo byo kugera kuri Paruwasi, kuko buri umwe wese wabashaga kubyumva yavugaga ati ngiye kongera kugera ku icaci yanjye, ngiye kugera kuri kiliziya yanjye. Bikaba ibyishimo byiza rero kuri njyewe, ku muryango ndetse no ku bavandimwe no kuri izi nshuti zose ubona turi kumwe ahangaha kuri Paruwasi. Hanyuma ukurikije uko abantu barimo kuza n'uburyo bicaye, urabona bitanga icyizere cyo kwirinda, cyangwa uratekereza ko hashobora kuba havamo ubwandu bushya akagira uwanduza abandi? Nibyo ubuyobozi buba bwabihagurukiye kandi natwe tukabishyiramo imbaraga. Dufite abavolonteri babishinzwe, twagerageje kugira ngo duhuze imbaraga zo kugira ngo duhashye iki cyago dukoresha za sanitizer, dushyira abantu ku murongo. Intebe yacu mu kiliziya yabaga yicayeho abantu 5, ariko ubu ngubu mu rwego rwo gushyiramo intera yicayeho abantu 3 kugira ngo duhashye iki cyago cye kutugeraho, ari twebwe, ari n'abayobozi bacu, ari n'imiryango yacu, kuko uwo wicaranye nawe ntabwo ubuzi ngo ninde, si no kumenya ngo ninde, ahubwo ugomba kugerageza kwirinda ku buryo yaba afite icyo cyorezo mwicaranye akaba atakigusigira, ahubwo nawe akaba afite intera yo kugira ngo icyo cyorezo akigumane, cyangwa se arebe buryo kiwe yaba azi neza ko agifite, cyangwa se atanabizi, tukagerageza kumukarabya kugira ngo yinjirane iyo suku, ayigerane mu kiliziya, hanyuma iyo suku akomeze aba ari kumwe nayo, natwe tukaza kugerageza kuba turi bugufi kuza kongera kumukarabya n'isuku. Hanyuma noneho hari abantu bari mu rugo banze cyangwa batinye kuza mu rusengero, bavuga ati ahantu hateraniye abantu benshi na korona iri hanze ahangaha, umuntu agiyeyo ntashobora kwandura, abagatinye bakanga kuza, wababwira iki? Abantu bari mu rugo mu by'ukuri bashobora gukurikirana ibitangazamakuru, bagakurikirana uburyo za misa zirimo gutambuka, n'ubundi na mbere zaratambukaga, ariko nabashishikariza mu by'ukuri mu gihe babashije kubona uburenganzira bwo kugira ngo amacaci yabo afungurwe, kiliziya zabo zifungurwe, bagerageze bahagurukire kugira ngo bongere baze gushima Imana, bashime umubyeyi Bikira Mariya, bashimire ubuyobozi bwacu bwaduhaye uburenganzira bwo kugira ngo tubashe kubana na bagenzi bacu, nubwo tutisanzuye cyane nk'uko byari bisanzwe ngo duhoberane, turamukanye, duhane ibiganza, ariko kwirinda biruta kwivuza. Ariko utabeshye umuntu mu maraza amezi 4 mudahura, mukamwahuriye hano, ubu ntabwo wamuhobeye cyangwa umusuhuza? Yego, ntabwo namuhobeye cyangwa ngo musuhuze, kubera ko kumuhobera kwanjye niko kwandura kwanjye.
kugira ngo njyewe ndinde umuryango wanjye agomba kuza yangera imbere ni mu rwego rwo kugira ngo duhane n'amahoro ya Kristo, nkamwunamira nkamuha icyubahiro nari nkwiriye kumuha, tukaramukanya tukaganira hashyirimo intera mu rwego rwo kugira ngo hatagira uwanduza undi, kuko njyewe ndiyizi ariko we nshobora kuba ntamuzi cyangwa nawe akaba atazi n'uwo nahuye nawe, bityo rero bigatuma mbasha kubanza gushyiramo intera tukaganira, nkakangurana buri muntu wese na bagenzi bacu badukurikiye ko kuramukanya bitemewe, ahubwo washyiramo metero no kuganira na mugenzi wawe, nkangurira n'abandi bose bagera kuri buri caci iyo ari yo yose gushyiramo metero mu rwego rwo kugira duhashye iki cyorezo, tukomeze twirinde. Murakoze cyane, reka tugushimire.